Umusaza wanjye yarapfuye n'abana 4 n'umugore we, umuryango wose urazima. Kandi si we wenyine, no kuri uwo musozi hari abandi bantu bagiye bapfa, umugore n'umugabo n'abana bagashira. Kandi ukaba nta n'agafoto kabo tugira. Ibyo bintu numva bimbabaje kuko umuntu aragenda akabibagirwa. Ikindi cyambabaje cyane, nabonye umugore uhetse umwana yica undi muntu, yica umwana w'umusore. Ndi mu nzira mpunga, banza nari ngeze i Muhanga, naho ubonye umugore uhetse umwana afite umutaka abamutwikiriye ni mu Itumba, jenoside yabaye mu Itumba, noneho akunje umutaka yaratwikiriye umwana, ajya gukubita umwana w'umusore asanze abandi bantu barimo bamukubita. Icyo kintu cyarangoye kukibagirwa. Kwibuka ko abantu bashize utazongera kubabona ni ikintu kiruhije. Nta n'akana kasigaye, nta kuntu byakuvamo, kandi ari abantu mwaganiriye, mwasetse, mwasangiye, ntabwo byoroshye. Ikindi cy'uwo mudamu, uwo mugore uhetse umwana, ntabwo numva ukuntu umuntu w'umubyeyi ashobora kwica umuntu anahetse. Ni ibintu numvise bitandukanye cyane n'ubuzima bw'abantu no kubaho kw'abantu, na cya kintu kiranga umubyeyi, numvise bihabanye cyane. Ubu rero ubuzima bumeze neza, nabona ndi mu kazi, ndakora buri munsi, mba naje ku kazi, kandi n'abari bakiri bato icyo gihe, abana bagiye basigara, ubu barakuze, bameze neza, barize, abafite imirimo barimo barakora, n'abandi baracyashakisha. Ubu rero ubuzima bumeze neza muri iyi minsi. Muri iyi minsi njye mbona igihe kibi cyaratambutse, kubona Imana yaradusigaje tukaba tukiriho kugeza uyu munsi, nabo babaye bakiriho tugahura, numva kubabarira byanyoroheje. Kugira ngo rero igihugu kiyunge, ni abantu biyunga, ariko barafashwa, barabyigishwa, kuko ahantu u Rwanda rwageze hagomba kuzaho abantu baza bakongera bakigisha ko kubana neza ari ngombwa. Mu gihugu nk'iki gitoya ni ngombwa ko abantu biyunga. Ibintu byose byo muri iki gihugu turabisangira, kandi mbona kwiyunga kwiza kw'igihugu ari uko abantu bose bakwiyumva ko ari abenegihugu, ari abavandimwe, ari abantu basangiye byose by'igihugu, bakabisina gahiye, bagafatanya.